nimubwira abantu bihana ibyaha arabanga ariko kandi asanezezwa no kuronka no kubona icyo azaruhira aricyo torero. Imigisha yose yo mu isi y'umwuka ngo Imana yayishyize muri Kristo iramuduhereza. Nutabyemera nutabikora ku neza Imana izakujyana ikugeza aho ishaka kugera, kuko iyi mwirirwa imbere irarusha imbaraga. Yesu ashimwe. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umukristo wo mu Gatenga. Ndanezerewe kuba muri iki giterane cyateguwe na groupe abanyamwuka ku bufatanye n'itorero. Imana yarakoze ko yabahaye ishurirwa rikomeye kugira ngo bategure uyu mwanya wo gusenga. Imana ihabwa icyubahiro. Turashimira rero ko batugiriye icyizere ngo tuzaze kuvuga ijambo ry'Imana, kandi bagafatikanya n'itorero bakabishima, bakabona ko nkwiriye guhagarara imbere y'abera twamamaza ingoma ya Yesu. Mwami ahabwa icyubahiro. Abayobozi b'itorero na famiye abanyamwuka, Imana ibahe umugisha. Baririmbyi mwaturirimbiye, Imana ibahe umugisha. N'abakristo twese twicaye munsi y'iki gisenge, Imana iduhe umugisha. Yesu ashimwe. Nahawe iminota ingana n'iminota yo muri konseri nyine, Imana imfashe nze kuyikoresha neza. Dusome ubutumwa bwiza ku bwanditswe na Matayo igice cya gatatu umurongo wa 2 ni intego y'igiterane. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igice cya 3 umurongo wa 2. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen. Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Urwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 1 umurongo wa 16. Urwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 1 umurongo wa 16. Abaroma 1:16 haravuze ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko muri bwo arimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Amen. Twese amen. Tuganire kuri iri jambo rivuga ngo ubwami bwaradukoreye, natwe dukwiriye kubukorera. Kubukorera bitari kubukorera ngo tubujyemo, ahubwo kubukorera nko kwitura Imana igikorwa yakoze cyo kuduha ubwami bwayo. Amen. Mwami Yesu. Amen. Sawa mugani murananiwe. Amen. Ubwami bwaradukoreye. Imana yakoze igikorwa cy'indashyikirwa. Imana yakoze ibintu rimwe gusa, ibikora yabitekereje, kuko n'ubundi itekereza neza, iduha ubwami. Ubwami buzana inaha, igitangaza kiraba. Imana iva mu ijuru iza guturana n'abantu. Yohereza ubwami bwayo inyuze mu mwana wayo Yesu Kristo. Ubwo bwami buraza bubana natwe, umwana wayo abana natwe, yirirwana n'abantu, ararana n'abantu, agendana n'abantu, asangira n'abantu, avugana n'abantu, kubera ubwami bwari bwaje. Dukwiriye kwitura Imana tukayereka urukundo rukomeye rungana n'igikorwa yakoze. Mbese turakora iki? Turabigenza dute k'ibintu Imana yakoze ari ibintu by'indashyikirwa? Muri iri teraniro ntabwo nanjye mvuga ngo nasabira Imana amashyi, ariko reka twibwirize tuyakome, kubera ko amashyi menshi kuri Yesu. Dushimira Imana yazanye ubwami. Ubu bwami abahanuzi barabuhishuriwe. Reka mvuge kuri Yesaya, umuhanuzi ukomeye. Yarahanuye mu bice 9 aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu,
azitwa igitangaza, Imana ikomeye, ngo ubutware buzaba ku bitugu bye, ngo niwe uzababarira abantu bose ibyaha. Yesaya aramuvuga aravuga ngo azaba umunyamibabaro kuko azababazwa no kwikorera ibyaha by'abatuye isi byose. Aravuga ngo ariko kandi azanezezwa no kuronka no kubona icyo azaruhira aricyo torero. Munyikirize amen. Abahanuzi baramuvuze na Mose yaravuze ngo muri mwe Imana izabahagurukiriza undi muhanuzi undusha imbaraga, uvuga bikaba, yategeka bigakora. Arababwira ngo njye mbayoboye imyaka 40 ndabajyanye, ariko uyu we azabayobora iteka. Turashimira uruta Mose, turashimira uruta abahanuzi, turashimira uruta Eliya, turashimira uruta Yohana. Munyikirize haleluya. Ubwami bwaraje kandi icyo nkundira ubwami, ubundi ubwami bwose bugira ibintu bitatu bikomeye biburanga. Ibintu bitatu bikomeye biburanga. Icya mbere, ubwami bwose bugira ubuyobora witwa umwami. Nta bwami bubaho butagira umwami. Turashimira ubwami bwa Yesu ko abuhagarariye. Mwami Yesu ni umwami w'abami. Icya kabiri, ubwami bwose bugira umuco. Nta gihugu kitagira umuco. Turashimira uyu mwami w'abami yatuzaniye indangagaciro zo mu ijuru, atuzanira ibintu byo mu Paulo yandika yaravuze ngo imigisha yose yo mu isi y'umwuka, abwira Abefeso yarababwiye ngo imigisha yose yo mu isi y'umwuka ngo Imana yayishyize muri Kristo iramuduhereza. Yazanye indangagaciro, azana umuco wo mu ijuru. Umuco wa mbere Adamu yawutakarije muri Edeni, Adamu wa mbere, ariko Kristo agarura indangagaciro z'ubwami bw'Imana. Amen. Yes. Haleluya, haleluya. Paulo yandika yaravuze ngo ubu si njye uriho, ngo ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Arabanga ibyo nkora byose nkiri muri uyu mubiri ngo mbikoreshwa nuko nizeye. Bivuze iki? Yahawe umuco, yahawe umuco w'uwamuhamagaye, agenda nk'abana b'ijuru, avuga nk'abana b'ijuru, yambara nk'abana b'ijuru, arya nk'abana b'ijuru, arara ahantu abana b'ijuru barara, afite indangagaciro z'ubwami. Uyu munsi banza nabwirije abayehova. Ayewe indangagaciro, umuco. Ibi bintu by'ubu bwami byaduhaye umuco. Kandi reka mbabwire torero, munyikirize amen. Nubwo ijuru ryaba ritariho, uretse ko ririho, ariko nubwo byaba bitariho, ibi bintu byaduhaye umuco. Bintu byaduhaye umuco. Icya gatatu kiranga ubwami, buri bwami bwose bugira itegeko nshinga. Itegeko nshinga. Nta bwami bubaho butagira amategeko, ntibubaho. Itegeko nshinga ry'ubwami bwa Yesu ni iri. Aha, amategeko n'amabwiriza bigira gute? Ubwami rero bwaradukoreye. Ni iri jambo tugiye kuganiriramo, turebe kuri uyu mugabo Imana yahagurukije, imuhagurutsa ku ngoma ikomeye, ingoma y'umugabo witwa Herode, irimo abagabo bakomeye b'abafarisayo n'abasadukayo. Bamwe bemera umuzuko, abandi ntibawemere. Ari abagabo bambara amategeko bakayambara kubishura, wamubona atambuka ukavuga utuye no mufarisayo. Were, ewe data we. Wamubona agenda yambaye ngo ntukice, ntugasambane, ntukagire gute, ubaye isabato, abyambaye gutyo ukavuga uti ngo uyu mufarisayo yanyuzeho. Kubwira abantu ubwami bw'Imana, bari bazi Imana y'amategeko ya Mose, byagiye bigorana. Ariko ndashaka kuza kuvuga ku mbaraga duhabwa n'ubwami zituma tuvuga ibintu biri hejuru y'amategeko ya Mose, zituma turenga ku myumvire y'abafarisayo n'abanditsi n'abasadukayo, tukamamaza ubwami bw'Imana ari nta gishika dufite, ari nta n'ubwoba dufite, kubera
munyikirize amen. Uyu Yohana umubatiza numwe mu bagabo b'ibitangaza, abagabo Yesu yavuzeho. Mana nyiribihe umfashe. Yesu yaravuze ngo mu bwami bw'Imana nta uruta Yohana, mu babyawe n'umugore nta umuruta. Biravuze ngo nawe ntumuruta nanjye simuruta. Arabanga ari kumwe umwe mu bato, yavuga umwe mu bato mu bazamwizera. Abato bazamwizera ngo niwe wenyine uzaba umuruta. Abazizera Yesu ngo nibo bazaba baruta Yohana. Ariko mu gihe cye imbere y'umusaraba ngo nta waruse Yohana. Aramuvuga avuga Yohana. Uyu Yohana ni wa wundi uvuka kuri Elizabeth na Zakariya. Abantu bari ingumba bamaze igihe kinini batabyara. Ubwo Zakariya yarari aratamba, ngo cyari igihe cyo gutamba kuri Zakariya, ngo marayika w'Imana amusanga aho yarari gutambira. Aramubwira ngo Zakariya, umwaka utaha nk'iki gihe Elizabeth umugore wawe asaba yarabyaye umwana w'umuhungu, uzamwite Yohana. Niwe uzaharura inzira, azategurira umwana w'Imana, azaba ari ijwi ry'urangururira mu butayu, azakusanya imitima y'abana na base, azakora iby'imbaraga. Ariko nyuma hazaza umurusha imbaraga. Uyu Yohana rero nahoze nsoma amateka ya Yohana ndumirwa. Yohana imyambaro yambaraga, ngo yambaraga uruhu rw'ingamiya. Abambaye uruhu rw'ingamiya hano harabaharira, mwambaye kositime n'amashati. Ngo yambaraga uruhu rw'ingamiya, ngakarukenyeza umushumi, mukandara w'uruhu. Ibiryo bye ngo yaryaga inzige, mukanya ni mutamura ry'umuceri n'ifiriti. Ngo yaryaga inki, nanyikirije ko namakunze. Ibiryo bye byari inzige. Gatatu, ibyo yanywaga Bibiliya ntiyasobanura ibyo yanywaga, ariko ngo yaratunzwe n'ubuki bw'ubuhura. Ubuki bw'ubuhura n'ubuki buba mu mashyamba ahantu hari ibitaka sinzi ko abanyamujyi buhura babuzi, nanjye ndumva mbuheruka kera, ubusinzi niba bubonye namenya ko ari bwo. Ibintu biza mu gitaka cyangwa mu mugina, hanyuma hakaba utunyamaswa dutoya tujyamo tugakora ibintu bimeze nk'ubuki. N'ibyo bintu byari bitunze Yohana. Umugabo Imana yateguye iramubwira ngo wowe uzambatiza. Ntushobora kubatiza Imana urya ibiryo bingana n'ibyo urya. Muri iri teraniro Yesu agarutse agakenera kubatizwa. Sinzi ko twahangara kumubatiza. Akeneye umuntu wateguwe, wibuze ibiryo, umugabo ufite imyumvire y'ubwami, uri buhangare kubatiza Yesu, kubatiza Imana. Yarateguwe. Imana idutegurire kwamamaza ubwami bw'Imana. Munyikirize haleluya. Munyikirize haleluya. Ntago yararaga mu nzu. Hano dufite umugisha n'abarara muri etaje. We nta nzu yararagamo, yabaga mu misozi, ariko yuzuye imbaraga z'ubwami. Ndafashijwe mwene Gitare. Munyikirize haleluya. Yuzuye imbaraga z'ubwami. Iri jambo twasomye muri Matayo 3 havuze ngo nimubwire abantu ngo ubwami bw'Imana buri hafi. Mubwire abantu bihana ibyaha, ubwami bw'Imana buri hafi. Ngiyi message ya Yohana umubatiza, kwari ukubwira abantu ngo nibihane, ubwami bw'Imana buri hafi. So kubwira abantu ngo Imana izadiha abanzi ba. Yo Imana izakubita Bedomu inkweto mu mutwe. Abarukuri benshi bagira utuntu two muri Bibiliya tumeze ukuntu tubafasha kwiyorohereza gutinyuka intambara no kumva nta kintambara zibabwiye. Kuko umwami Imana izanabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma mu maso yanjye hakomera, hakamera nk'urutare, unsindishiriza ari hafi, iragutabara urinde. Murahurira he? Iragusanga he? Itabara abana b'ubwami. Haleluya.
duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Yohana yarateguwe ngo yamamaze ingoma ya Kristo. Nimubwira abantu bihana ibyaha, kandi ubwo iminota yanjye irimo iragenda, nimubwira abantu bihana ibyaha. Hari umugabo umwe muri Bibiliya wantangaje witwa Yona. Munyikirize amen. Umugabo witwa Yona, Imana yaramubwiye ngo naje ni nawe ajya kubwira abantu bihana ibyaha, kubera ko ibyaha byamaze kwirundarunda. None Imana yafashe umwanzuro wo kurimbura abantu b'i Ninewe. Yona kubera inzika n'umujinya yari afitiye abantu b'i Ninewe kubera amateka, abwira Imana ngo ntago njyayo, ntago najyayo. Imana iramubwira ngo urajyayo byanze bikunze, arabwira ati ntaho njya. Abantu b'i Ninewe n'abagome, baratwiciye, baratumaze, ntaho njya. Iramubwira turajyayo. Pawulo yavuze ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni. Uku kari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese. Imana ihabwe icyubahiro. Ngagenda atabishaka arakwepa, nganyuriye i Tarushishi, ngari mu bwato bwajyaga i Tarushishi. Bibiliya ivuga ngo nuko Imana iteza ishuheri mu nyanja, abantu ngo bateraganwa n'ishuheri n'umuraba mu nyanja, ngo kugeza ubwo buri wese yahamagaye Imana yiwa, buri wese asenga Imana yiwa. Biranga ngo bafata ibintu byari mu bwato ngo babijugunya mu mazi, umuraba uranga. Kumbe kibitera ngo yiryamiye hasi, ngo yisegura imisego, aratuza arabata Imana nayihamije naho ngiye. Turashimira amaso y'Imana areba. Munyikirize haleluya. Abanyamwuka mwateguye insanganyamatsiko ikomeye cyane, ikomeye cyane. Ngo nuko baramukomanga bati niko Yona, wowe wa mugabo, ntibari bazi n'izina rye. Niko wa mugabo uryamye hano utazi ukuntu ibintu bimeze, byuka urinde. Ati ndi umuheburayo. Ndi umuheburayo wo mu baheburayo, ndi umukozi w'Imana, ndi umutumishi. Ukorera Imana yahise ko izacu zanze. Ati nge nkorera Imana Rurema. Imana Rurema. Ati Imana Yehova. None uri hano ukora iki? Abarambwira ati Imana nayikwebye. Ugiye heza? Ati ndayihunze, yantumye ngo njye kubwira abapagani ngo bihane, kandi bari abantu n'abantu babe, dufitanye inzika, ntaho njya. Ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Munyikirize amen. Baramubaza ngo none si yo Mana wayisenga? Tukumva arabwira ati we ntago nirirwa nyisenga, kuko icyo dupfa ndakizi. Mwe nimunjugunye muri aya mazi muroroherwa muratuza. Ngo baramufata bamujugunya mu mazi. Imana ifite ibikozi, ifite ibikozi by'Imana. Ayewe, ifite ibikozi by'Imana. Hari ukuntu umuntu ajya yihagarara hakumva adahari ibintu bitabaho, ukumva ngo kumvura akazi kagira ngo udahari ntibyakorwa. Imana ifite ibikozi. Munyikirize haleluya. Ihita ubwira urufi, irarubwira ngo mfasha kubika uyu mugabo iminsi 3, ubumumbikiye, ubumushyiriye ahantu mbanze muhi kose. Ayiwe, bumushyiriye ahantu aho hafi mu nda yawe, hanyuma numva icyo ambwira. Yona ageze mu nda y'urufi yavuze amagambo akomeye, ariko reka mvuge rimwe. Yaravuze ngo ubwo nari mu nda y'isi natakiye Uwiteka aranyumva, nganyiza ubwoba nari mfite bwose. Ariko se aramukiza ashaka kujya kubwira abanyabyaha ngo bihane? Oya, arashaka kamukiza ngo ave mu nda y'urufi, ahita asubira mu kazi ke, ahita asubira mu buzima bwe. Imana iramwita ibugumyemo, gumamaho ayitatu yasenga seka. Senga ayitatu seka, ubona imbaraga zo kujya kubwira ab'i Nineve bihana ibyaha. Imana ibaha imbaraga. Munyikirize haleluya. Imana ibaha imbaraga zo kujya kubwira ab'i Nineve, mubabwire ko kurimbuka kuje. Insanganyamatsiko irakomeye, nanjye irandusha imbaraga, ariko ndashimira Yesu nyiri itorero. Twese haleluya. Yona ngarangije avuye mu nda y'urufi, urufi ngo ruramutwara ruramujyana rumugeza aho Imana yashakaga kajya. Nutabyemera, nutabikora ku neza, Imana izakujyana ikugeza aho ishaka kugera. Kuko iyi mwirirwa imbere ibarusha
ibarusha amaboko izabajyana ibageze. Evangelique mwakoze kuza mwakoze kuza gukorera ubwami ngo mubushimire ko mwahawe agakiza. Duhereze Imana icyubahiro. Iramujyana ngo ageze Nineve n'umujinya mwinshi n'uburakari. Uzi ko Yona atigeze yihanira mu nda y'urufi? Reka Bibiliya ntigaragaza ko yihana. Umujinya wose yavanye iwabo yawumanukanye mu nda y'urufi. Ifirindi imuruka gifite umujinya agerayo ati murashize. Murashize mwo gashiramo. Imana yanjye ndayizi ukuntu iteye. Irabamara, irabashwiragiza, irabahondagura, irabadihagura nkurikije ukuntu imeze n'umujinya ifite. Umva ntimumara 40 itabarangije. Imana iti komeza ubivugana umujinya barumva. Ngukabwiriza. Haleluya. Paulo yaravuze ngo Imana idukirisha ibipfu by'ibibwirizwa. Ukabivuga ngo ab'Nineve barushaho kugira ubwoba. Umwami w'Nineve ngabwira abaturage arababwira ngo Imana yarakaye yababaye, niduhindura uburyo tureke ibiryo mubireke, inka n'ihene ntibirye, nimubyahirire mubyihorere, turebe ko iyi Imana yakigarura ikatugirira imbabazi. Haleluya. Turebe ko umutima w'Imana wakigarura, Imana ikatugirira imbabazi. Ubwo ari Imana ya Yona buriya yarakaye. Nguko Yona akomeza kubwirizanya iterabwoba, umwuka wera ngo akabitransforma akabiha ubuzima, akababwira ngo rata nimuhinduka Imana izabababarira, rata nimukizwa Imana izabagirira neza, rata nimugarukira Imana, Imana izibuza umujinya ifite. Turashimira umwuka wera ujye ubivuga neza. Tumukomera amashyi umwuka wera. Turashimira umwuka wera ujye ubisobanura neza. Biraba ngo basenga yitatu batarya, ngo biyiriza ubusa barasenga babwira Imana bati Imana we twakubereye ibyo tutazi, twakubereye abanebwe, twakoze ibyaha, ariko wakigarura ukatugirira imbabazi, wakigarura ukatugirira neza. Ngo nuko Imana ibonye ukuntu ab'Nineve baciye bugufi, ariko Imana igira umutima mwiza. Ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza, nukugerageza, ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi. Yesu urabizi. Imana ibwira Yona, iramubwira ngo nabonye ko ubwoko bwanjye bwahindukiye, haburaga ubabwira ko ubwami bw'Imana buri hafi. None nabonye ko bahindukiye. Genda ubabwire ngo umujinya nari mbafitiye n'uburakari nari mbafitiye ndaburetse, mbagiriye imbabazi. Nimugende mubwire abantu ko ubwami bw'Imana buri hafi. Bareke imirimo yabo mibi, abasambanyi bareke gusambana, abibaga ntibongere kwiba, ababeshyaga ntibongere gusambana. Haleluya. Ubwami bw'Imana buri hafi. Hari undi mugabo wo mu Isezerano Rishya wantangaje cyane. Inota yanjye ndabona igiye gushira. Umugabo witwa Korneliyo. Bibiliya imuvugaho ibintu bine byiza cyane. Icyambere ngo Korneliyo ngo yagiraga ubuntu bwinshi. Ngo yagiraga ubuntu bungahe? Munyikirize nabakunze. Ngo yagiraga ubuntu bwinshi. Icya kabiri ngo Korneliyo yari umunyamasengesho mwiza cyane. Icya gatatu Korneliyo ngo yubahaga abantu bose bo mu rugo, ngo kugeza nubwo n'abakozi be abaja n'abagaragu ngo yabubahaga cyane, akagira igihe cyo gusangira nabo, akagira igihe cyo kubaha keya, kandi ngo yari umusirikare ukomeye uyoboye umutwe w'ingabo za Italiyani ukomeye.
munyikirize haleluya. Torero munyikirize haleluya. Ngo yakundaga idini ye cyane. Koroneliyo kazi umubonye yambaye igitambaro, yambaye ijipo ndende, wavuga uti mbega Koroneliyo kazi mwiza we. Umureba akibagirwa muti mbega Koroneliyo mwiza we. Koroneliyo ngo yari afite indangagaciro, ibigaragara by'umubiri, ngo yari umugabo mwiza rwose, mwiza, ariko ataramenya ubutumwa bwiza, atari yakizwa. Ngo umunsi umwe ari mu masengesho, haleluya, umunsi umwe ngo ari mu masengesho, ubwami bw'Imana buramwishurira, Kristo aramwishurira, ngo nuko Imana iramubwira ngo yewe Koroneliyo we, nubwo ugira ubuntu bwinshi, ukaba imihango y'idini uyizi neza, ukaba uwubaha abo mu rugo rwawe bose, ariko nturakizwa Koroneliyo we. Imyaka umaze mu idini nturakizwa, turamenya gutandukanya icyaha n'ikitari icyaha. Koroneliyo munyikirize amen. Mwami Yesu we haleluya. Bibiliya mubwira ngo tuma Petero Iyopa aze aguhishurira ibintu utari wamenya. Ngamutumaho Iyopa arabaramuzana. Petero ngahageze, kumbe Petero nawe ngo yari ari mu masengesho arimo arasenga. Ngagiye kubona ngabona umwenda munini cyane w'umweru, ngabona ujamo inyamaswa nyinshi z'ubwoko butandukanye. Abayuda cyangwa Abisiraheli bagiraga inyamaswa barya n'izo batarya. Munyikirize amen. Bagiraga inyamaswa bemerewe kurya cyangwa amatungo n'ibyo batemerewe kurya. Bibiliya ngo nuko Petero arimo arasenga, ngabona umwenda munini cyane ngurimo inyamaswa z'amoko yose. Imana iramubwira ngo bagurye, bagurye. Petero ajya kureba abona harimo n'inzoka. Ati mu izina rya Yesu, iwacu ntago turya inzoka. Ajya kubona abona harimo n'ibikona. Ati mu izina rya Yesu, iwacu ntiturya ibikona. Ajya kubona hirya ngabona harimo n'ibindi binyamaswa, ingwe n'intare n'ibindi binyamaswa bikaze bitaribwa. Aravuga ngo oya Mana waba unshutse. Imana iramubwira ngo erega ibyo ubwami bwejeje nta mategeko abihana kubirya, birye ntacyo uri bube. Ngo agisoza iryo yerekwa, ngagiye kubona abona wa mwenda usubiye mu ijuru. Ngo yumva abantu barakomanze ku rugi, baramubwira ngo Petero, umugabo witwa Koroneliyo yakudutumyeho, aragushaka uze akubwire. Ngo kandi icyo akubwira urakimenya uhageze. Koroneliyo Imana yari yamubwiye ngo wihute. Petero yari yamubwiye ngo wihute ujye kwa Koroneliyo, hanyuma umuhishurire iby'ubwami bw'Imana. Munyikirize haleluya. Petero ngageze kwa Koroneliyo asanga inzu yuzuye abantu, ngo bakeneye kumenya ubutumwa bwiza, bakeneye kumva inkuru y'ubwami bw'Imana. Ngasanga bicaye nk'uko mwicaye, ngareba umutima bafite wo gushaka Imana. Arabitegereza, arabareba, aravuga ngo abantu ndabahanurira amafaranga, abantu ndabahanurira ko Imana ibahaye abagabo, ndabahanurira ko Imana ibahaye abagore, ko bamaze iminsi imbere y'Imana basenga. Ngo yumva umwuka wera aramubwiye ngo babwire ubutumwa bwiza, babwire Kristo wabambwe. Petero agiye kuvuga, Yesu amuhera kuri Aburahamu. Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Avuga inkuru y'ubwami. Petero aramuvuga, aramumanuka. Ngakimara kuvuga ayo magambo, ababwira Yesu ko Yesu yaje, ababwira iby'ubwami bw'Imana. Ngakimara kuvuga ayo magambo ngo umwuka wera bazaho bose, ngo umwuka wera bazaho. Bibiliya ngo nuko Petero mu gice cya 10 cy'ibyakozwe n'intumwa 34, ngabonye bibaye uburyo abantu bakiriye ubwami bw'Imana. Havuga ijambo rikomeye aravuga ngo mbonye ko Imana itarobanura ku butoni. Haleluya. Ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Imana iramwemera. Uwakiriye ubwami Imana iramwemera. Dukomere Imana amashyi menshi. Mubwire abantu ko ubwami bw'Imana buri hafi. Ngiyi intego y'igiterane cy'abanyamwuka, ni ukubwira abantu ko ubwami bw'Imana bugize gute, buri hafi.
ubutaha Imana niyongera kunshira inzira tuzavuga n'abandi bagabo babaye mu bwami bw'Imana bahagararana n'Imana bajyana Imana ahantu Imana itari ariko ntago nava hano ntavuze basaduraka naba mbaye ikigwari. Haleluya, duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. abahungu bane n'abandi bayuda bahagurukanye Imana bayivana iwabo Yerusalemu bagendana ubwami bajyana Imana ahantu Imana itaba. Haleluya. Imana barayigendana kugeza ubwo babwiye umwami barambwira ngo ntuzirushye udutekera, ntago tuzarya ibiryo by'inaho uko twiboneye. Amakuru yabyo twayamenye ko biva mu nzu z'ibigirwamana hariya hirya. Twebwe tuzarya ibishyimbo tumwe n'amaminwa yabyo tumwe n'amazi, kuko twizeye ubwami bw'Imana ko bufite imbaraga 3 zishobora kujya muri ibi bishyimbo tukabaho. Harimo imbaraga zibitera imbaraga, ibirinda indwara, ibirinda umubiri, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri. Ntago ubu bwami nta kibazo dufitanye nabwo, reka manuke ndafashijwe. Nta kibazo dufitanye n'ubu bwami. Twebwe ubwami turabuzi, tuziranye na nyirabwo, ntituzagirana ikibazo n'ibiryo by'inaha muhumure. Twebwe nta kibazo cy'ibiryo dufite. Mu bintu dukeneye ibiryo n'ibirimo, ahubwo dukeneye kwamamaza ubwami bw'Imana. Imana ibabonye iravuga iti voilà antuka mfite abahungu b'imyaka ingahe hagati ya 16 na 18 ariko bazi guha agaciro ubwami. Haleluya. Imana itibwira marayika ushinzwe igikoni namubwira ngo ujye mu gikoni aho batekera ibishyimbo bya Saduraka na Meshaki na Abedenego na Danieli, ujye ushyiramo intungamubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri. Turashimira ubwami ko bujya budushyigikira, ubwami bujya budushyigikira, ubwami bujya bushyigikira abana babwo. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo barya ibishyimbo iminsi 10, abahungu baba majeya ngo barabyibuha ngo baba beza. Ewe data we, bari bameze nk'abisiga moviti baby jelly, baraca basa neza ngo bajya kubamurikira umwami, basanga ubwami bw'ijuru bwarabatunze. Turashimira ubwami bwadukoreye, natwe dukwiriye kubukorera. Munyikirize. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo aba bahungu igihe kimwe kugerageza imbaraga z'ubwami, ibyo bizeye ngo bibageraho, ngo babagambanira, babajyana mu kibaya Dura, ngo bajye gusenga ikigirwamana umwami yakoze. Ubwami bw'Imana bwita kuri icyo cyemezo umwami yafashe. Bibiliya iravuga ngo nuko umwami aravanga iki kigirwamana nakoze mu cyubararire, mu gisenge, ubundi turebe iyo Mana yanyu niba ishobora kubatabara. Ubwo bwami mwizeye ubundi bukora bute, bubayeho bute? Ngo bicaye mu kibaya babwira umwami ngo twebwe ntabwo twapfukamira Imana yawe, ubwami dukorera bufite undi mwami. Ayiwe, ubwami dukorera bufite undi mwami. Harabaza ngo uwo mwami wanyu ateye ate? Baramubwira ngo afite ukuntu ateye, ajya avuga tukamwumva, imirimo iragaragara. Haleluya. Ngo barabafata barabahambira, ngo babajyana mu itanura ry'umuriro kugira ngo Imana yerekane ko uyu muriro ari seri, atari pisine. Ngo abari babateruye ngo bafatwa n'uyu muriro, ibirimi by'umuriro ngo birabica. Saduraka na Meshaki na Abedenego, abahungu bahagarariye ubwami bw'Imana, ngo binjira mu muriro, bawugezemo basanga umwana w'Imana yicayemo. Ubu bwami bufite serivisi yo gutabara babwamamaje. Emwe we. Niba mwisi hari abakozi bamamaza MTN, hakaba bamamaza Ronaldo na Messi, dufite ibinyamakuru bizi kwamamaza abantu. Ntago ubu bwami twamamaza buzabura kuduha serivisi.
ayo mashini bara ya Yesu tuyakomera icyarimwe. Ntago ubwami dukorera buzaduhemba nabi. Ubu bwami dukorera buzaduhemba neza. Haleluya. Ubu bwami turirimbira buzaduhemba. Dushoramo imitungo yacu, dushoramo amafaranga, dushoramo imbaraga. Ubu bwami buzaduhemba. Ubu bwami buzaduhemba. Ubu bwami buzaduhemba. Ndafashijwe cyane. Ndafashijwe cyane. Ubu bwami buzaduhemba. Torero, ubu bwami dukorera buzaduhemba. Ndafashijwe cyane. Ubu bwami buzaduhemba. Ntago turimo turaruhira ubusa, ubu bwami buzaduhemba. Evangeli niba bahize indi ndirimbo muziririmbe, ubu bwami muririmbira buzabahemba. Nayote niba bahize indi muziririmbe, ubu bwami buzaduhemba. Bashumba mwe mukomere, ubu bwami burahemba. Ubu bwami burahemba. Reka mvuge ibihembo bitatu umuyobozi wa gahunda bahaguruka, bayitegura guhaguruka. Haleluya. 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 Taya wera sima alo. Icyambere ubu bwami buduhemba. Buduhemba amahoro kandi biduha amahoro tutarabibona. Ayo mashina ya Yesu se cyangwa na y'abantu. Buduha amahoro kandi biduha amahoro tutarabyakira. Nibyo koko ku mukristo uri mu rugendo, ibyo bibazo byamugeraho, ibyo nabyo nta shyano. Ubwo bukene bwamugeraho, ibyo nabyo nta shyano. Kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ubwami bw'Imana muyobozi buduhereza amahoro. Ese waburya waje kwa ayi wewe. Ariko ngiye kubwiriza nk'ugiye gupfa ejo. Uzi ubwami bukubwira ngo komera kandi utafite ibimenyetso, ku buryo umuntu ashobora kukubaza ngo ni izihe mpamvu ziri gutuma uvuga ngo ndakomeye kandi nta bimenyetso turi kubona, ukamubwira ngo ubwami buranshyigikiye. Ibimenyetso by'ubu bwami bitinda kuboneka, ariko iyo bije biza byuzuye imbaraga. Munyikiriza haleluya. N'ubwami buduha amahoro. Ubwami buguha amahoro umugabo yakwanze, ukajya wumva ubwami burakubabayisha, burakubebayizinga, ukumva ufite umuntu uguhakaya kandi ntawe uhari kubera imbaraga z'ubwami. Imbaraga. Ubu bwami bwareze imfubyi nyinshi ziri muri iri teraniro. Ubwami burera butazakindeza. Ubwami burera butazakindeza, bukakurera bukakwishyurira kandi ntibazakwaka indezo. Ni ukuri. N'ubwami butanga amahoro. Icya kabiri munyikirize amen. N'ubwami butanga amasezerano. Haleluya. Niba hari umutungo ukomeye uba muri ubu bwami mushu. Haleluya. Niba hari umutungo ukomeye ubu bwami bufite, ni ikintu cyitwa amasezerano. Umurokore uri hano udafite isezerano ambwira ndimuheshe mu izina rya Yesu. Usomeye Yesaya 57 kuko umwami Imana izagira gute. Iryo ni isezerano ry'abarokore bose muryakire mu izina rya Yesu. Amen.
kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute. Ibyo nta handi babivugira, muri Amerika ntibabivuga keretse ubwami bwa Yesu. Munyikirize amen. Icya gatatu mpereza umuyobozi mikrofone, ubu bwami bwaduhaye ubugingo kandi tukiri inaha. Amashyi menshi kwa Yesu, haleluya. Ubugingo bwa Yesu buri muri twe, turabugendana, turabufiringa, turabwumva. Ni umutungo mvajuru. Ubugingo ni umutungo mvajuru. Tubitse muri account yitwa umutima. Iyo turwaye tuba tubufite, iyo turi bazima tuba tubufite, iyo twambaye tuba tubufite, n'imyenda yatinze kuza tuba tubufite, iyo twize tuba tubufite, niyo tutize tuba tubufite. Ni umutungo mvajuru Imana yahaye abizera umwana wayo. Dukomere Imana amashyi menshi. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amina. Reka dusenge. Nimubwira abantu bihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Paulo yavuze ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukira, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Imana idushoboze kwamamaza ubutumwa bwiza, kandi n'abatarabwakira muri iri teraniro mu bwakire, nibwo buzababeshaho. Mwakira imbaraga z'ijambo ry'Imana rizura abapfuye bari bishwe n'ibyaha, rikabahereza ubuzima bw'iteka. Mbese muri iri teraniro haba harimo umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, imbaraga y'ubutumwa bwiza itaramugeraho? Ahari wakiriye Yesu ibintu bisanzwe bifatika, biri tangible, ibi bifatika, amafaranga, bya bindi muzi, nabyo ubwami bw'Imana bujya bubitanga, kubera ko byose byaremwe n'Imana. Ariko kandi hari izindi mbaraga ubwami bw'Imana bujya butanga, n'imbaraga zo kunesha icyaha, n'imbaraga zo kuba mu isi mu bundi bwami, ariko ufite ubwami bw'Imana. Ubaye uri muri iri teraniro utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, waza muri ikiganza cyawe tukagufasha ukakira ubutumwa bwiza, ukakira imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Ukazamura ikiganza cyawe niba uhari ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, zamura ikiganza cyawe tugufashe. Niba kandi twese turi abitorero, nabyo nta kibazo. Reka dusenge. Ndabona nta wazamuye ikiganza. Nta rubanza dufitanye n'Imana kuko tuvuze ibyo twakagombye kuvuga. Dusenge tubwire Imana ngo Mana dushoboze kwamamaza ubwami bwawe. Haleluya. Haleluya. Reka mbinginge mwese abitorero duhaguruke tubwire Imana ngo Mana, hari ibindi bintu byo kuvuga muri ubu bwami, hari ibindi bintu byo kuvuga. Njya numva abantu babivuga uko bashaka gutandukanye, ariko tubwire Yesu ngo duhereze imbaraga zo guhagarara inaha, ariko turi abana b'ubwami, twamamaza ubwami bwawe. Tugende nk'abana b'ubwami, twambare nk'abana b'ubwami, turye nk'abana b'ubwami, turyame nk'aho Yesu yakaryamye. Haleluya. Imibiri yacu ikore nk'ibyo Yesu yagakoze ari inaha, dupresente ubwami bw'Imana. Muri ibyo yaravuze ngo abantu bose bazamenya kubana nawe, ngo bareke ubugome bitabe Yesu. Nicyo Yesu abashakaho, ni nacyo nanjye Yesu anshakaho, mu izina rya Yesu. Amen. Reka twakire umushumba John muzehe aze adufashe gusenga, atwingiringiriye imbaraga z'ubwami zibe muri twe. Imbaraga z'ubwami zibe muri twe, duse na Yesu, tugende nka Yesu. Amen. Kadusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo turi imbere y'amaso yawe. Haleluya. Turagushimiye ijambo ryiza ry'ubutumwa bwiza. Haleluya. Iryo ni ryo Petero yajyanye hariya kwa Korneliyo. Haleluya. Ngo atangira kuvuga ijambo ry'ubutumwa bwiza, avuga Yesu wabambwe, aravuga ngo abahanuzi bose baramuhamije, bavuga kuzamwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rifite ububasha. Turagushimira kuko nta jambo Imana ivuga ngo ribure ububasha. Tugushimiye kandi kuko rigeze mu mitima yacu. Reka rero rikomeze Mwami gukora imirimo n'ibitangaza. Urakoze Yesu. Tugushimiye umukozi wawe ukoresheje, umuha umugisha, kandi iri teraniro ryose rigubwe neza mu izina rya Yesu. Amen.